Yesu araje guhemba no guhana. Mama warunyishe. Bangane. Ndikumva kujya kureba sheri ntaratanga amafaranga ya meni ntabwo byavamo kabisa. Mana yanjye kuko amafaranga mama ndayakurahe ko Cedric yanza mbereye umuhema ntago ngomba kwitwaza ngo akazi kararangiye ngo nkomeze kwicara gutyo gusa nkwiriye gushakisha kandi kazi bubi na bwiza Mana ntabari rya none fasha byibura ngo ntungurize amafaranga ya mama ko nayabonye sinamuhinguka imbere se koko nzongera kwizera umuntu muguriza amafaranga atarayanjye Mana iri ni isomo mpaye pe. Mama rero ukuntu warungize ko wageze inaha gute Fabrice? Mama ni inkuru ndende. Yewe ndakora iki koko ubu nari nkwishe none se usigaye uri umujura? Nese mama wowe waje nangaho dutaye kuko mwana wa utarambwira ibintu byinshi ubu ntushonje mwana wanjye? Mama ndashonje cyane byiwe. Kabanze nkuzanira ibyo kurya. Mana ishimwe kuba mbonye mama. Nari nzi ko ntazongera kumubona na rimwe. Ariko Mana urakoze cyane rwose. Unkoreye ibitangaza. Shyira umwana wanjye ibiryo wenda. Umwana wanjye.
fakira mwana wanjye. Urakoze. Mwana wanjye. Se inzara ntiyari kwishe. Mama byihorere. Nari nshonje, numvaga nshonje cyane ariko ubyumve. Yego. Yabo we. None se uko ikintu cyatumye wiba ni igiki koko? Mwana we, ngabanza utamire. Tamira nta kindi kintu nabona nakora. Mama ubukene rwose bwaranzahaje bituma niba kandi bitari ngombwa. Ayiwe. Nese mama. Byagenze gute kugira ngo ugere inangaho dutaye hari hakurya ntutuvugishe kuko? Ni inkuru ndende. Urabizi ukuntu mu cyaro byari bimeze. Naraje nyine mpuye n'umusaza ntawo mfite ngana. Uwo musaza muri iryo joro ryambanye ryinshi ahita ko nyine arancumbikira. Amaze kuncumbikira nuko mbona ntangira ubuzima bugoye nyine. Ubuzima burangora ariko kugeza iyi saha nari nzi ko n'ubundi nzaza kureba abana banjye. None se we waje nabonye ubuzima burimo buradukubita mu rugo pe. Mbona ubukene bumeze nabi. Ndavuga nibika nze hano i Kigali nze nshakisha ubuzima. Ariko mama nawe waradutaye rwose uragenda urarengera wibagirwa n'abana bawe koko. Niwumva rero mwana we. Ubwo wa musaza rero naharaye iryo joro. Nyimara kuhagera bukeye anyirukanye nibwo nahuye n'umugabo mfite ubungu. Ahita apanga gahunda yuko ngomba kujya kumukorera akazi ko mu rugo. Mwirukana ahubwo dore ukuntu ndiri meza. Wowe kuyanga ibintu byoroheye binagenda neza tutitiranyije n'umugore wanjye uyu munsi. Wowe ejo uzaza iwanjye uzukomange nkuje kwaka akazi. Yego. Noneho ngiyewe nzaguha akazi. Noneho nyuma yo nkuha akazi nibwo tuzabipanga neza tunari kumwe. Ubundi mbirukane bagende we na Sonia bose bagende. Mbirukane dusigarane imbere. Uzabirukana. Ayo so yatuganda byabirukana mu twishimye. Ariko birambabajeho gato yabungungiye kujya suguzugurwa na kara kogore kawe. Nuko ngukunda ariko ntacyo. Sheri nawe kazagusuzugura ni ibintu bicanga tanirukana. Ahubwo natwegereye mu rugo. Yego. Reka tugende noneho we ejo gahunda nuko nguko uzaze ubundi tubinoze neza turukana ejo mu nzu. Yego sheri. Sawa. Yego. Wabona ntamutsindiye. We reka ngende ejo nzaza. Irangira rero ngeze ahangaha aho uri kumbona. Mama wasenyeye undi mugore urangije utwara n'imitungo ye n'umugabo. Nawe Mama Oliva arongera arampamagaye n'ukuri. Halo Mama Oliva. Ganza n'ukuri yari yambwiye ko agiye kuyazana. Reka nze nihuta n'ukuri. Mama Oliva urabizi se naguterana mu kibazo. Imaze gukinga akakanya reka ngende mitemburana Ganza. Umucamo wanjye cabiranya. Bite Ganza? Bimeze bite se? Nari bimana. Makuru se? Umva ntago ari meza pe. Oya boy. Ganza nawe rwose uburyo usango ntago ari meza. Ntago ari meza. Mfite akabazo k'amafaranga karije Jeanse wamfashije. Ni ibiki kandi ako Ganza reka nkubaze. Iwanyu ko nzi ko mwifashije n'amafaranga biwanyura n'uburyo usaba aragaragara. Oya. Amafaranga arahari n'ubu arahari. Ahubwo hari umujama natije bita Cedric. Ganza ubu nawe ntugiye kunubura. Oya ngenda kunubura mani. Amafaranga arahari natije umujama kandi mera arayakeneye yarayamera. Ariko ayo mafaranga uwo mujama n'ubu mubonye akakanya ahita yamereza. Nangahe Ganza? 30,000. Yesu umwami. 30,000. 30,000 byonyine kandi cabiranya bigaragare ko ufite amafaranga none urasa neza. Ganza ndi kubyumva amafaranga kari menshi Ganza. Ni menshi ariko arararabonetse. Ndayabona. Arararabonetse. Nayabonye twabi. Oya ngenda guha amafaranga yawe. Sibyo ngwisheje. N'ubu ngubu nuko mutipe tutari kubona ariko kuri phone tumaze kuvugana. Ambwira ko amafaranga ari hafi kandi arayanzana no kumama agiye kuyajyana. Cyangwa uri kumbere. Oya mere rwose. Hari umuntu agiye gufasha mere. Ganza nari bintu. Hari amafaranga nafite mu rugo. Ejo nzishyura inzu. Nurara utayamaye ejo byibuze n'ibizareba.
oya ndarara nyaguhaye ejo Ngwino tunyure hano ya hafi ngende nyaguze banguka. ndumva ari sawa. nari narabuze uko nabigenza mwana wanjye kuko narabonye nta kindi kintu nakora. nawe si mama gute wabaye inyamaswa bigeze aho ngaho kuko ni ubuzima mwana wanjye. ibintu wakoze kuko urumva ari byo pe. ni ubu kubera ubuzima. mama ni gute wabaye inyamaswa bigeze aho kuko ko wavuye mu cyaro uri umuntu mwiza uhindutse ute. ubuzima bwarangerageje nanjye fata umwanzuro wo gukora ibyo ariko ni ukubera ubuzima bwangize nabi. mama nyoberwe impamvu uwo nanyuragaho wese yambwiraga yuko wabaye indaya koko. ihangane bizashira. nanjye si njyewe mwana wanjye nishimiye kwitwa amazina ariko ni ubuzima. bizashira buriya imana izagira ukundi kuntu bigenza. mwana we ngwino tugende mu nzu. Sawa mama. Neza bari bantindiye bamuri bari kumpamagara nagira ngo nyine nk'iyo y'amafaranga nenda ngeze njye kumureba kwa muganga umwana banze kumwita. Mera amafaranga ntayo. Nayo aho nari kazana ntayo. Yambabarira mamuri bari kumpamagara nubaka kanya twamo tuvugana mubwiye ko ndi gukinga ngiye gura nawe ngahita njya mubwira amafaranga. umwana nta miti ari guhabwa. Wa musore nayagurije namubuze. Yatanze mwana ndakuzura abantu kanyine. Ntureba yaba mwana wanjye. Nicyo ngukundira rero. Ariko mama ngaho ndeka nyine tutagomba. Mwana wa reka ndakukunda. Reka nihute ndebe mama Riva sibyo? Reka ndebe mama Riva bizi ko ari umuntu wacu kandi tuba hafi. Ariko mama ayo mafaranga kabisa si uyamuhaye. Ntugakunda iki? Shabiranya zanye. Ariko ubutaha Cedric nimubona ataramazi ra note z'abana. Tuzaserera. Ese ubundi ajya mu rugo narajya kuri basheri. Mwiriwe? Mwiriwe neza? Yego. Bakwitanze kujya nitwa Maganza. Mama Ganza. Ariko hari umwana w'inshuti yanjye witwa Ganza. Ushobora gusanga wenda ari nka mama we. Njye nitwa Cabiranye. Yego mbana. Ukaba uri inshuti y'umwana wanjye se? Ayo mazina y'ibirara. Oya mama ntago rwose ari ay'ibirara pe. Oya, izina ryo ntago nare kuba inshuti y'umwana wanjye. Oya rwose ntacyo. Cabiranya. Uracabiranya ibintu byose ugacabiranya. Oya mama ntago ndi umucabiranye cyangwa niba. Oya mama ntago niba. Ahubwo nyine urabizi. Muri biriya bihe byashize ababyeyi bari bataramenya ibintu by'amazina banyise bibajemo. Ntago rero niba pe izina naho rihuriye n'umuntu buryo. Nari nkubwiye ko ngiye kureba mushuti wanjye hano hirya gatoya nyine tugiye kuganira ibyo tugiye kuganiraho. Niyo mpamvu abonaga nihuta. Ese mwe mwari mugannye he? Yewe ngiye kureba umubyeyi ari kwa muganga. Hari umubyeyi bita Mama Riva twakoranaga umurimo w'Imana. Arwaje umwana bikomeye kandi nta mituweli afite. Ubu bamushyiriye amafaranga kugira ngo dore n'ubahubwo arampamagaye. N'ubu arampamagaye rwose. Reka ndebe. We Mama Riva ndikuza nahuye na Ganza rwose yayampaye. Ndikuza cyane ngiye guhita afata n'akamoto. Yewe. Urugo ni hano imbere gatoya twita mu Maganza uje ukagera hano hirya muri kano gakaritsiye ko hirya ukabaza ngo kwa Maganza ni hehe. Maganza nzaza tuganira ntago ndi umujura pe kandi uzabibona. Bone ko nari nkwibeshye. Oya nta kibazo. Oya nukuri kandi gikunda gusenga. Saba murakoze. Sawa sawa. Yego. Yesu araje ni mwihana. Yesu araje guhemba no guhana. Yesu ashimwe. Amahoro. Ndi mushyinaha. Umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu. Yesu yarantumye umbwira abantu ngo bihane kuko Yesu aje guhemba no guhana. Wabukijijwe? Ndakijijwe.
usengera he? Nsengera hano hepfo gatoya. Agana he? Nsengera kuri no ADPR hano kandi. Ikami. Mwe muri bande mwitwa bande? Nitwa Rusine Emmanuel. Yego. Nanjye mbarizwa mu itorero rya ADPR. Okay, nanjye nitwa Maganza. Yego. Imana y'abantu myo muri uyu mudugudu wanyu. Ngo mbibutse ko Yesu aje guhemba kandi aje no guhana. Wumva? Nukuri Imana dukunda muri mudugudu w'Inganzo. Ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nukuri ubutumwa bwiza turabukunda, twubaha Imana n'abantu bayo. Rero hari umuvandimwe nari ngiye kureba hano imbere gatoya, numva wazadutumira hanyuma tukaza ku rusengero tukumva ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yego rwose. Kandi umuvandimwe Imana imugire neza imukize mu izina rya Yesu. Amina. Yego nzabatumira muze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane Rusine. Harya ngo Rusine? Rusine Emmanuel. Okay. Sawa. Mwihane Yesu araje. Mwihane Yesu araje. Aje guhemba aje no guhana.